Haleluya. Amina. Kabireke akazabikora abikoze no bashakanye. None wowe watakaje ubumanzi ufite imyaka ingahe? Ngewe shana butakaje ku mukozi wo mu rugo twakoranaga. Uwo mukozi aracyariho? Nyine umukecuru ubu ngubu. Ntago mwabyaranye nk'imanga? Nta mwana twabyaranye. Ngewe umuntu natakaje ubumanzi ufite nduruhinda ngo ngifite uruhinja. Nduruhinje nukuvuga natakaje ubumanzi umukobwa wabaga mu rugo yajyaga akunda kundirimbira ndagahinja ngarira nako nkumva umukobwa udafite nyashi. Ubundi nyashi ni igiki bundi bibwira abantu Rwanda badukurikiye. Nyashi bajya bivuga mu mazina yabyo. Ni ikibuno. Ariko ikibuno cyo gicinwa cyaje nacyo hari ibibuno bajya kugura amahara. Tangiye nimba birimo. Haleluya. Amina. Twakira. Bakunzi ba YouTube channel Nzovu 250 nkuko nakunze kubabwira ko nzambazanira abastari. Abakunzi ba Nzovu ntago muzicwa n'irungu muzahora museka. Mwansabye yakamwana ariko mbere yuko nzana colonel ngo nimba ari colonel none ngo yiyongeje ngo ni gripo. Unakuvanga ubu muri iyi minsi mfite akazina ka Jitafu ariko nyuma y'akazina havudatikira kuko ubonye umukunzi wawe niwe wagenewe nawe undi n'umukunzi wawe ndamubona ngatitira ndamubona ngatitira ndamubona ngatitira bakunzi ba Nzovu rero uyu nguyu dusanzwe turi kuwe mu mihanda ntago nagombye kumuyikaze buretse gato njewe ntago ndi muri babana bajya imihanda twahoze turi imihanda ariko twavuye imihanda ahubwo turimo turakangura abantu bava imihanda babana bajya mu bigeso bibi bagiye kunywa amayoga banywa ibuntu ngo bagiye ngo mu bitaramo ngo by'intore ngo amasiga bure bintu babinywa bati ariko Jitafrika ngiye nkwibwire iyo tuvuze ngo twavuye ku mihanda koko twayivuye ariko n'ubu turacyayinyuramo nese ari imodoka uragura imihanda ubwo se kugenda byemere n'ubu ngo ngiye ngira gutya nka domoka ngafata nk'umumotari ngajya kumva motari nkamwana njyana mu gashekero imotari gahuruduka niba bayambaye kasike itabona nkabona ngejeje muri koridoro home yayo byese yaba abamotari banjyana za koridoro nyamo ngiye niba nakubwo njyana gashekero njyana aho njyanya ujya kunjyana mu ndangamirwa kubera iki aho Jitafrika reka ngiye nkubwiye uzi impamvu buriya impamvu ahita kujya muri koridoro ashakwa yarigeze kwa kubona nukuvuga sibyo nibyo Nzovu buriya koridoro n'ahantu habera ibirori ngaho abakobwa beza abahungu bajya kwirira ibintu bijyanye none nkukubite story ejo bundi nagiye ahantu muri restaurant muri koridoro muri koridoro ubwo ngubwo hari haje bano peti bavuye mu noza hanze baje kwiga mu Rwanda buriya dushimira u Rwanda rwacu rwatubyaye u Rwanda rwa Gasabo u Rwanda rwiza cyane u Rwanda rurimo amahoro u Rwanda rw'umutekano ijoro n'amanywa uragenda abazungu barwifuza Amerika imwe yatakamba ivuga ati mana waduhaye u Rwanda rugeze ndangije none buretse gato nkurabure ndangije umuzungu sinzi ukuntu muri jama yakubisemo kaga abaga kubisemo nanjye mbadaje nk'umusazi nkubita rapu umuzungu arandeba yarashize yarimo kurya uducapati yakoje uducapati 17 ku isahani ndakubita rapu umuzungu aragotwa afite ifuresheti aragotwa ajya kubona icapati zo kubisaza restaurant yose abantu barasetse baratembagara tuvugano hari abantu bari mu bitaro kubera iyo nkuru ari umuzungu nakubise rap umuzungu ibiryo birameneka capati wallahi wa bira iyo nkuru yabira hari ahantu bacuza capati urabona uzamutse ku manda amabuye ku muhungu bita Kadogo urahaza hari ujya ndahazi hari ahantu bicapati za wazirehome haba parika abamotari none hari umuntu wamaye inkuru ngo hari ahantu ngo kwa Kadogo ngo ugezeyo ngo hari abantu barimo barasenya ngo kubera amacapati umuntu atinyuke ari kumwe n'umugore abyukira saa 8 z'ijoro yomboke nta kintu ntabwo arajye no mu kazi ubwo aragiye gake amaze kugenda abajyangwa kwa Kadogo aguze ubucapati araburi umugore yicuye asanga umugabo nawe harahamagaye umugore amubwira ngo ndimo ndarya capati mwijoro umuhungu agira capati zimo senyungo z'abantu niba kiramo ibiki gusa ziba zimeze neza ikindi cya kabiri icyo kintu cya koridoro wowe ucyumva uti koridoro urumva nanjye hari koridoro nkunda kujyayo ntambuka koridoro buriya nge koridoro nahagereranyije najyanje ni Bugande bakora ni Bugande amacapati ku muhanda amaboyiro inyama zokeje buriya korodonge kandi barakora bageza mu gitondo umva kugira ngo byemere
buriya ari ahantu koridoro ukagera za Sodoma hari za Cosmos Sodoma ntabwo hakigezwe koridoro uzareba abakobwa ba koridoro ibuno ibiki n'ibiki ariko zase nkujya Sodoma yego abakobwa barasa nk'abenda gusaza barakuze ahubwo bari muri izo nzira ahubwo umuntu wambwiye ejo bundi umukobwa aramwe ariko ta ngo ubundi buriya ngo mu bukobwa ngo ukunda umukobwa ufite nyashi ngo cyangwa ukunda umukobwa udafite nyashi ubundi nyashi ni igiki bundi bibwira abanyarwanda badukurikiye nyashi bajya bivuga mu mazina yabo ni ikibuno ariko ikibuno cy'igishinwa cyaje nacyo hari ibibuno bajya kugura haramuza mu mujyi ikibuno akacyambara neza akagikubita wajya ubona ukavata umukobwa afite nyashi ntaza afite hari ibibuno by'ibigorano twamaze kujya no mu iterambere n'umugore ashaka gukora plaque avuga ko atwite hari ikintu nanone basigaye bajya kugura bakagishyira ku nda bagishyira ku nda ukuntu umugore neza aratwite inda imeze gutya ibyo ngibyo hari umugore bitaga niba ari Nyiranzage niba ari Suzana yabanaga n'umugabo nyine gutyo bari bamaze iminsi bakoze ubukwe ibintu byo kuvuga ngo kurongorana ntabwo abantu babikunda kuko hari abana baba batarabyuka cyangwa bari burebe iki kiganiro urumva bakora ibintu by'abantu bakuru barangije uwo ngo Suzana uwo mugabo we nyine barabana hage navugaga kubi uzi ko urimo gutoragurika nka kiriya cyuma kigira inshugu wazaguma ku murongo umwe oya buriya nzovu hari ibintu bawitiranya guturagurika k'umuntu umuntu uturagurika aba afite imbaraga umuntu uturagurika aba birimo neza turagurika reka mpaka cyangwa nuko mukaru wawe unashatse mukaru ubwo ngubu nibwo bwa mbere najya imbere ya kamera nanyweye mukaru nibwo bwa mbere ni amateka nta nubwo neza uko najya vibe ngizigize ariko bishatse kuvuga iki kumwe ngo ndaturagurika reka nturagurike wamaye mukaru wanyakiriye nariye nanyweye naryamye nagize gute aho naturagurika ni he erega umuntu aturagurika kubera ibyatumye turagurika uramata zamuka ngo nago ndi buturagurike kandi uko nkuzi ngiye uko dusanzwe tumenye uko tugendana nge mbanzi ko nta nzoga ujya oya winywera mukaru niyo ninywera ahubwo nungu nutanongera kunemera mu kiganiro cyawe uzambabarira tuzakora ikiganiro turi muziri hano nge nzashaka amatasi abiri nyazane hano sha icyayi kirimo tangawizi nyinshi isukari nyinshi icyayi kirimo tangawizi kirimo n'agasukari gake kugira utazarwara diyabete icyayi cyongera kituma umugabo agira courage mu mubiri we nyine akajya ahorana ubushyuhe wari ubizi ego mana icyayi urakinywa mu gihe kwa kundi urabona mu gihe muri neje hajya mu Rwanda tugira neje oya mu Rwanda nta neje tugira neje ikunda kwa muri ibyo bihugu by'ibyo hanze bya bihugu byo mu gashyeke noneho kugira ngo reka mumbwire twebwe iki gihugu cyacu Imana yakiremye neza abandi yagiye bakonje hari reba bira ibintu bita urubura urubura aya nzavu buriya twebwe niyo mpamvu bavuga ngo Imana yirirwa handi gataha i Rwanda no kugira ngo nabyemereye n'igicumbi cy'Imana kiri mu Rwanda buriya na Yesu yabaye mu Rwanda nuko baba babeshya bajya gutya kavuga ngo Yesu yavukiye ngo mu Misiri Yesu yavukiye hano nuza hano urabona hano nuza hajya inyamirambo kwa Nyiranuma urahazi kera Nyiranuma Yesu bundi Nyiranuma yari umuzungu ariko yitabye Imana ya nukuvuga ngo ese yari umuzungu cyane ikigo kiwe ni wagishinze ariko gikomoka no ku Bagaturika buriya Nyiranuma ngiye muzi urabona navukiye ku Muhima yego mama yanjyanye hariya ariko navukiye sehashika yego wowe wavuze sehashika bavuga ngo ni sheha nukuvuga ngo ngiye biriya ni ibindi bigo bishamikiyeho niba utekera hari no mu Kiyovu kirahari na hehe none urumva ko mama yigeze kunjyana kwa Nyiranuma nari ngiye bari bagiye kunkura iryinyo anjyanayo Nyiranuma naramwiboneye icyo gihe kandi bari imyaka mfite icyo gihe yari umugore yari umugabo yari umugore ese bamutaga Nyiranuma none mama ngiye yarambwiye ngo agiye kumbyarirayo ngo Nyiranuma abanza kujya kunywa ugiye uko mu ngomero uko man ibintu byambayeho man mire yagiye kumbyara agezeyo nyine kwa kundi umubyeyi abarimo ari ukuntu buriya mbere uko umubyeyi abyara arabanza akababara babyita ko ajya mu babyara ababyeyi wabyaye umubyeyi wabyaye inzovu n'uwabyaye jitafu rwose turabashimiye cyane n'abandi bagenda bibaruka ababyeyi bashimire cyane umubyeyi w'umumama niyubahwe ngiye umuntu yigeze kumbwira ngo yaba umugabo w'umugore mu Rwanda umugabo w'umugore sabaho oya umugabo w'umugore
umugabo ufite umugore umugabo ufite umugore yaba niba umugore yajyaga kubyara cyane igituntu toka satani izina rya Yesu nibyo wakoreye muri korodoro nkubwiye nje muri korodoro mana byaba mota byose ni ingaruka za motari cyangwa nuko irivumbi no ivumbi kandi bura mukaritera mu imwororo none twe tugikomeje hagati y'umugabo n'umugore yego hano mu Rwanda ntago bemera yuko umugore ashaka kubyara umugabo muri ruhande ariko mu bindi bihugu byateye imbere iyo za Burayi yego umugore abyara umugabo ahari buriya nzo kuko uramutse ubonye ukuntu umugore ababara ari kubise abyara ntwazongera kumutwa cyangwa ube reba wahejeje ngewe nshaka umugore aba yavuye iwabo hari ibirayi hari ibijumba sinzi imiceri sinzi za makaroni bya bibora by'abashinwa ibyanjyo z'inyarwanda asizi wabi bipango aje kureba Gitafu mushize mu mago ngomba kumuha ibyamuzanye erega buriya hari ibintu ahubwo birashobotse njye n'umugore wanjye yabyara buri kwezi reka njye nkubwire buri umugore buri mwaka ngomba kujya byara kuburyo mu myaka 5 umugore yavuye iwabo nkuko bivuze ko aba ari ibyo kurya hari n'igihe iwabo baba bakurusha n'ubukire hari ikintu kimwe bakurikiranye njye bafite agafaranga hari ikintu bakurikiranye iwawe iwabo badafite icyo akurikiye ni urukundo ukamuga sheri mugore mwiza inana pacu ese ariko witonde buri ufite nk'umugore akababara cyane kwa kundi umugore yashavuye wenda ashaka kumukoma ni re jambo amubwira mu bwati umuntu agiye gusoza urumva mva Gitafu umugore yababaye cyane mbese agiye mu rwego rwo kurira wenda wamubabaje wenda ukuntu wanze kumuhibye nyine urumva akababara umugore yababaye uramwegera timukunzi wanjye shere umunami tirwose wakwihanganye amaso y'inyana amaso y'umutuku buriya nta mugore ugira amaso atukuye amaso y'umweru namweta amaso y'umweru ho kibaju uzi ko bura nave witi basiye bayita amaso y'inyana amaso y'inyana iyo modoka y'amaso y'inyana buri ubya mwana wamwita amaso y'inyana ntago nabanyimwise amaso urumva umwana njye abayitiranwa n'imodoka no umuntu mukopatanye ko kwitabiramo hanyuma ari akabazo kari muri minsi ya none kuki umugabo atinyuka agaca inyuma y'umugore we cyangwa umugore agaca inyuma y'umugabo we kandi mwashakanye mubikunze abantu mwabahurije buriya ni nkura inshuti yacu biteye akamwana buriya naramubwiye ngo ingeso ziva muri nyirazo yapfuye kuko iyo ubanye n'umugore wari usanzwe ujya muri zirandaya cyangwa ufite n'abo bakobwa warabanje kuzaza ufataho noneho nyuma ugashaka